yo bamunsabye ukuntu kabisa ubushize ngiye bangize Lili yaraje nabirwaye ukwezi kose sinzi ukuntu Lili yagerageje kubaga bahita bamubaga ahita bavuga ugaswira inyuma urumva Lili yaraje uwo munsi yakasukureka mbahe story uzi ko nahise ngenda umunsi ukurikiyeho nagiye gusenga nagiye kwa pasiteri ariko none ibintu byambayeho ni ibiki navuze mwuka byawe Lili yaraje urumva ntabwo yira miracle yabwo icyo kijambo ni satani yavuze batafungana live satani yari banavuga n'irindi jambo rirenzeho yaraje ngo yaraje ababwira oye barabimwibukije ngo yaraje arababwira ngo mwe ngo ndabatunze ngo ngizeho umuji yarangije aramubwira ngo ese Lili ngo kuri mwiza ngo niki umva Lili yaramumanutse bro ibijyana byahise nari nariye bimuba imyanda bro ariko nagiye kwicuza ntago ibyana byaramubaze ibyana byanjye bimaze kumubaga Lili ahita avuga ngo sinzongera no kubavugaho umugambi ni hatari noneho ukuntu abahungu banjye bari n'abagome bitangira kujya bigenda byandika mu cyapa bigukubitira mu cyapa umva barambaze ko gawe impamvu nababwiye ntimwuka byaramumbagire sisi nza bwa mbere kuri Instagram uri kumva urabona nza bwa mbere urumva email yanditse ngo inkuru ngo ku gihe yuko hari undi muntu ngo waje ngakora ngo ibintu ngo byo ku bloginga ngo nibiki noneho ngifungura Instagram ngo uyu nurusura none ndagenda njya mu kirori ndongera ndireba ndavuga neza ko ibi bintu nzabishobora urumva nirebye mu kirori nk'amasaha 3 ndavuga ni kama mbaye urusura ndarujyanye urumva noneho nkajya nza nkavuga bagatwika none igihe kigenda kigera abahungu bagenda bangirira impuhwe zo kunkunda ariko n'ubu ngubu ntihaburamo duke tuza tukantwika nkatuza ariko nanjye mwifatire mu ariko shaje ni ukuri kw'Imana uzi ko ngiye uko bakubagaga hasi nahitaga mbashyira muri mu ni ukuri kw'Imana ngiye ntago umuntu wese wakuvugaga nabi nahitaga kabisa ariko nawe oya nta bantu ugeze bamuvuga nabi bari bagiye kumusama ahubwo niko twirengagiza nawe bakuvugaga nabi nkabashyira muri ntuza twirengagije comment ngo umukirekazi batamusama nabirebaga mu gifaransa baravuga ngo tu es fatigué je suis fatigué yagiye bakubaze muri comment nkabya byose bimyutinga wakoze cyane kabisa ni ukuri tugiye dushyigikirana ariko sha barambaze sinzabyibagirwa je ariko umunsi naraje kuri live ariko ni ahubwo hari umukobwa nabonye uri ba-uploadinze kuri YouTube koko w'ikibuno ariko bro hari umukobwa wavuze ibintu Nesa Karame ejo bundi hari umukobwa bita ngo Kim Gatema mujya mumuzana nawe hano urumva yavuze ibintu byanteye iseseme bigendanye n'ikikatu yabwiye wa mwana wawe ngo ni poete nicyo kiganiro nese nyaploading kuri YouTube yanjye ndavuga iki ngiki kizavamo amafaranga menshi yabwiye le poete urumva yego ngo karye bya binyama ngo biva mu mihango ngo biva ngo mu mukobwa ngo imihango ngo irimo irasohoka bro uriya mukobwa nese mutinyamana noneho wumve ko n'ibyo bintu nabimenye nyine akibivuga nyine gutyo ntabwo nari nzi ko iyo bori baho ndanje azi ibyo bori yavuze ukuntu birenze noneho narabibajije umuntu abarambwiye ngo biba bimeze ngo nkamara
shaka myutinge nabumva. bro icyo kintu nanjye n'ubwa mbere nari nyumvise Inessa. wari wabona ahantu bari gukora surgery dore hari ibinyamuzi bihava nyine bihasigara ari kukubwira ngo wa mipango ngo bagawana ngo wa mungeza kuri 70. none se koko utambeke ibyo bintu bibaho ariko Cosby ni ukuri none se ngo nabage bibaho se gusa wabonye Venom Venom bahambereye ariko Venom wamubwiye akankanda akantu Venom se ko nabonye ari capacity ariko kare yahoza gukandaho ndabyibutika mpunze yahoza gukandaho kabisa n'ubundi kasuka ibyo bintu bakurabuye ni ibirepfu ntukanabibone njyewe no mu buzima bwanjye nibura kugira ngo mvuge ngo ndagirana nawe gahunda nabanza nkakubaza niba umaze iminsi ngaho uvuye uba ugomba kuba umaze 3. okay abaye yaje kukureba uri kumva then yagera mu rugo akaba ariho imufatira ntago bibaho nyine urataha wahita umutegesha vuba njye niko nkora abari no kuribwa no mu nda nta nubwo wamubwira ati uryamye hano gaturuka yonyine njye n'umukobwa nigeze kujya gucumita agakobwa kaba karamwe ngo katumbye ako kanya mpita nkubwira ntitaha wowe ugiye gusuragura udusuzito yigiyemo bihagazemo no urataha jewe ntago mushobora guhura n'ibyo bintu byose njye se nje gukora cesarienne yego none se naba ari n'umugore wawe nyine umugore niyo mpamvu mugomba kubaho nyine mutabayeho igitindi urakumva mugomba kubaho nyine mufite icyumba cyiza urakumva kindi nyine nawe ugomba kujya kwiryamiramo nk'umugabo twega abagabo ukuntu tubayeho urakumva tuba tugomba nyine kuba tutabona nk'ibyo bintu utabona n'ahantu umuntu yanitse ikariso ni ibintu biba biteye iseseme bivuze ngo umugore wawe yabyaye ntiwamwambika pampa oya ntago bibaho nta kintu na kimwe ntago bibaho rwose niyo mpamvu nyine umuntu agomba gushaka undi muntu ku ruhande wo kuza gufasha umugore mwanzuro nagufatira nanjye rero ubwo ngubwo ndi uwo mugore wawe ukorera ibyo umugore wawe yarwaye ntabwo wamumesera akakariso ntabwo wakamesa oya ntago bibaho mwana tuvugisha ukuri uragenda ntago bibaho wagashyira hehe se wakarikira aho ngaho washaka nk'umuvandimwe wundi ku ruhande cyangwa se umukozi ukamubwira ati mesa ntaribi niyo mpamvu nyine twirinda kuba twabaho ubuzima bubi cyakora da ubayeho ubuzima bubi nyine ibyo bintu bisuzugura kandi ni hahandi ariho haguha ibyishimo umva nkubwire rero riri niyo mpamvu nta mukobwa uzigera unyumvana ngo mu bakobwa ngo nibiki ibyishimo byanjye buriya ntago biva ngiye mu bagore ibyishimo byanjye rabizi ujya ubwibwira kabisa ugatereta umukobwa kabisa ukamutereta ukavuga ati bebe ndamuteresa kandi watubwiye yuko Jay Squeezer uri noya aho ngaho wari wigeze kutubwira yuko harya ngo ni iyihe ngo ukunda iyo simvuga ibishego iyo yafunguye hari Bibiliya ngo muri Yesaya harya sinzi icyo natubwiye gutyo muri Zaburi iyo bafunguye ukagira ngo ni muri Zaburi ngo kareba nkaho ari muri Zaburi ibyo ngibyo mbifata nka accessoire ariko ntabwo mbifata nka besoin primaire njyewe nshimishwa no kuba najya muki nshimishwa no kuba najya nk'ahantu hari uduhene twanjye n'amalape mfite amalape mfite imbeba za kizungu n'ibiki iyo ndi kumwe nabyo bitambagira bigira gute ibyo ngibyo bindutiranye no kuba narongora umukobwa none se hariya muri Zaburi watubwiye wadukinishaga hariya nyine hariya ibiro byo kuvuga ngo just ni ibintu byo kugira ngo tuganire ikiganiro kiryohe ariko njye ntabwo ari ibintu ngiye kiri imbere ntabwo ibintu by'abakobwa ntabwo mbishyira imbere sawa nyine ushobora kubikora ari ukwinezeza ni nka accessoire bivuze ngo nta mugore uzashaka rero no gushaka umuntu yashaka byo kugira ngo urumva ugire just umugore uzaba ugowe byo kugira ngo mani byo kugira ngo byitwe umuntu nose maze kugira imyaka 30 sibyo urumva ku myaka yanjye 30 mutoya yagenda gake
ku myaka ni ukuri ntabwo ushaje ni urayigabanyije ukuri ntabwo uracyari mutoya ni ukuri kw'Imana pe imyaka niyo 30 mirongo ayigabanyijemo itatu uracyari kabiri muto kasuzwa nari ufite nka 42 ya 60 niyo nari cyangwa nzi 38 hafi ntabwo byari muri iyo myaka si yo ko na 30 abeshye ariko ntabwo ari muri 40 na 30 ntayo afite oya arayirengeje ayikubye kabiri 34 Jay ufite 34 ngenda bizi shaje noneho ndabyemeye ushobora kuba utazashaka umugore 34 mani ibyo gushaka umugore rega none ahangaha mwana ugiye kuzana umwana w'abandi ugiye kumushyira mu muruho umuruho ni umuruho ubwo se mfite iki ariko je tuvugishe ukuri ubwo se mfite iki none ahangaha yaza n'umuntu wanjye ubuzi iki cyatuma kuturusha ubushobozi ni twashatse ese uretse Mbabazi mwagiye mwubahiriza ijambo ry'Uwiteka gushaka ni byiza kudashaka ni byiza kurushaho urakoze cyane ni ibyo ngibyo ariko nta wundi wamushyigikira ni izina ry'Imana ni ibyo ngibyo nanjye undi wamushyigikira ariko reka Mbazi uretse gato uzi kuzana umukobwa w'i Kigali aya masaha urakoze cyane urimo kumva rega ntabwo ari mpaka uba i Kigali uretse gato aya masaha kugira ngo umukobwa w'i Kigali madamu wakoze ubukwe kugira ngo umusige i Kigali asiga atuje avuga ko ari umugore wo mu diaspora cyangwa ari umugore w'umugabo minimum ni 2 miliyoni za buri kwezi urakoze cyane 2,500,000 kugira ngo jazz ikore urimo kumva ni ukuza gucunaguzwa hano dore hano Jay akoze 100,000 ubwo n'amadolari 100 hano n'amadolari 150 sibyo hano niba ari menshi ni iryitana afite muri ariya makoini mu masaha 9 harimo n'agasuzugurwa mva muri ibyo uretse gato barimo n'agasuzuguro uretse gato hano hakeneyemo miliyoni uretse gato hano hakeneye miliyoni 2.5 z'i Kigali urumva ubwo ni ukuvuga ngo nesasi z'i Kigali hariya no kunyumva wanaciye mu bandi bagabo akarenga bagomba kukoza mayoneze akayimenamo inshyushyu y'inyange akayimenamo urimo kumva hanyuma akareba video ya Kiramani urakoze cyane akavuga ati Kiramani bisaba iki kugira ngo uzunsetse urakoze cyane kugira ngo murebe ibyo ndi kubabwira mugende murebe video ya Andi Bumuntu yagiye kuririmbira umukobwa umwe ukiri umuruko wahindutse umu diaspora murabona iriya video hari video Andi Bumuntu akorera surprise umugore w'umu diaspora yagiye kumureba ararira urumva ariko urukundo yariraga n'urukundo yakundaga Andi Bumuntu nk'umufana umugabo aravuga ati ntacyo ndazaguha ndakora kampani n'inkeri ndazisoroma aza kuririmbira araririmba abantu bati dore umugabo Nesa wabonaga rumeze uzi kurara amajoro kugira ngo urangize bills z'umugore uri i Kigali kugira ngo yishime ahita areba komedi za Kiramana akamubwira ati Kirama Godfather urimo uravuga ibintu kare ugasimbuka ibindi kandi ibyo ntago nge mbikunze nagukora mu ntoki Kiramana ati erega naza no abahungu banjye ngewe nzi ino video niba baraza kuno kuyaplodinga baze kuza guhera kuri iki kintu hari umuhungu wanjye ngewe nzi yatwaraga ikamyo bro akava ahantu bita Massachusetts ajya Michigan mugende murebe urwo rugendo ngo rungana rute akava aho ngaho akajya kuderivaringa umuzigo za Florida Washington n'ahandi uri kumva bakamuhemba $3,000 by'idolari ni miliyoni enye na mu cyumweru uri wa gatanu ayo mafaranga agahita yapasa akayohereza i Kigali uri kumva umugore agahita ahamagara abantu nk'abagasuku agahamagara nk'abanyakso nabo bagahita bazanamo n'udusore tundi tugenzi twabo bakaba barimo baranywera mu rugo uri kumva uri kunyumva barangiza kunywa agahita nisambanyirizamo umwe yikundiye bane yanabatekeye yageze kuko akongera agasubira kuri telefone kujya guhamagara cya sheri ngo akibanishe mu muhanda
ubwo se urumva koko nk'ibyo bintu nanjye ari byo nkeneye nakwiturije se nkaba nigendera gake gake natangira kugera mu z'ubusaza nkashaka uzaza kuba yibanira nanjye gake gake. washatse umudiyasipora ukuri iruhande mufatanyije ku kababaro mu uwo nguwo noneho amavi uzi ibintu abadiyasipora bajya bakorera mu modoka, uzi ibintu bakorera mu mamodoka. umugore w'umudiyasipora kugira ngo ufate uwo ngo uri kure utazi no gukontorora. Riri uzi ibintu bakorera mu modoka abo badiyasipora. Nk'ejo bundi ahangaha hari uwo basanze ngo barimo baramukindurira mu modoka benda no kubura umwuka AC yavuyeho, kuko iyo barimo barasambanyiriza umuntu mu modoka uzimya imodoka kugira ngo amatara adakomeza kwaka, uri kumva barakindura hafi kukirobora aba bana b'amaderede. byihorere ubu ngubu nyine intumwa Pawulo, buri intumwa Pawulo ntabwo yigeze ibana n'umugore, wari ubizi? Urumva yarabanje akajya yari afite umuntu bibaniraga mbere, ariko noneho kubona ntabwo bikunda, iby'urugo ntibikunze. Pawulo rero aravuga uti genzajya nisayidira ku ruhande. Rimwe arimo araganira n'umuhungu bagendanaga bitaga Timoteyo barashyomotse, aramubaza ati ariko se buriya ko ari wowe nararibonye wamba bari ukambwira buriya gushaka ni byiza? Pawulo baramubwiye ati rero buriya muhungu we gushaka ni byiza, ariko bitabanabayeho cyangwa se ibyiza kurushaho ni uko udashaka. Ubwo uzi ikintu nashatse kumubwira? Uramutse wiboneye akabale perdi hitana nako. Shangunda story zawe man. Intumwa Pawulo yaramubwiye ati niba ubonye akabale perdi jya uhita uhitana nako direct. Mbabarira untere story z'umuntu. Ibi ntibikureba. Iyi story ni agahinda k'abakuze. Uracyari uruswero uracyabigaraguramo. Uzi bwa mbere erega ntabwo hari abantu bangaye. 500. Mbere nari muzima. Nabahigira mpamvu yo kukonwa barankoranye. Uzi mbere yo gufata uwo mwanzuro, hari umubyeyi wari inshuti yanjye bisanzwe muri covid, uzi ko abantu bagize inshuti nyinshi. Amatelefone ya hana hariya, washaka uwo muri buze kuganira nk'amasaha 4 cyangwa 5 muruhukiranaho. Twaruhukiranye n'umukobwa tuba inshuti tumera nk'abavandimwe. Yaje kugira rero atya abona umugabo, umwana w'imyaka 22 yuzuye nibwo ari kuyuzuza. Abona umujene w'umudiyasipora wo muri narivuze igihugu ndaki. Ubwo twarateretanye n'umukobwa turateretana, ariko nkajya kubwanuka akambura. Giyani wanjye, Giyani urangiza wayumvisha amagifti. Hello, ndagusuhuje sheri wanjye. Dore iyo zatangiye kuzerekana gifite n'ukuntu nicyo bita gift, ahita guninga nakavuga tuburetse gato story hano gift zirarutinga story. Urumva none umwana yarabise mu gitondo arambwira ati twumvikane rero narakubutwara yarishe rishushu, arambwira ati twumvikane n'ubundi wowe twiruka tuvugana uburofa nta n'ibintu byo guteretana aho gahamba wenda gushaka nkakubura, ubwo iby'urukundo tubivemo. Urumva tuba tubivuyemo, ndavuga nti nanjye saa humvanye n'ubundi wari umurunga mu ijosi gahambirwa. Aragenda nyuma y'ibyumweru 2 ahise akora ubukwe n'umugabo w'imyaka 40. Arambwira ati reba twumvikane, ntabwo nashatse umugabo, na prayinze visa gutyo bro. Urumva ariko nyine icyo gihe ariko nyine umugabo abakirobora gake gake. No, we ni ukuvuga ngo yarampamagara akambwira ati twa turi kuvugana, umugabo we yamuhamagara akambwira ati ubukubye gato visa irahamagaye. Uko ni that's the true story. Visa yayihamagara igahita ikwemeza tukisubira muri story. Urimo kumva? Nuko kabaye akarofa, urukumva? Izo story kanganiza kandi ziganirizaga na benshi, amakuru aragenda agera kuri visa. Visa gahunda zo kwa prayinga zo kudeklara mufata urugero rw'umuhungu bita ngo Ntuza. Uretse gato manze nkurangiriza iyi story. Reka nkurangiriza nga story si intinda.
umujene biza kumugeraho muzehe, process za viza arazihagarika. Viza ihita imenya gahunda, ihita ihagarika process zo kugira ngo urugendo rutangire. Viza iragenda imururamo abana 3. Ubu mwana ari i Kigali afite ibere nk'ibya Mukarujanga. Sizi nuko byumva. Ndabyumva. Ubu ngubu iyo mbere nkivuga nago yarambiraga tumva bro, gahunda nugupa wankubaka. Ariko bakubwira ni ukuvuga ngo urumva amakuru mfite muri abo bana 3, kimwe igice nicyo cy'uwo mugabo. Sizi nuko byumva. Ndabyumva cyane. So icyo nshatse kuvuga ni iki? Gushaka by'iki gihe ni nko gukina roto. Abazungu hano bakina roto akamara imyaka 40 akina roto umunsi ku wundi ataratombora. Ikintu nabwiye abantu sibyo, gushakana n'umuntu kw'iki gihe ntimuzigere mujya mu mategeko cyangwa se kujya kwiyerekana mu bantu, mwibanire na mugenzi wawe nk'uko nese abana na Bitkira. Uri kumva? Ibyo ngibyo rwose ndabye, mwibanire nk'uko nese abana na Bitkira. Ikibazo utagira ibitekerezo ukabininyamo. Oya, ibi byo kuza ukiba abantu ngo bagoye za fundraising ngo z'amakwe ngo tweretse ngo umugeni ejo n'ejo bundi ukajya kumva ibindi bintu bishyashya. Nk'ubu ugira ngo Platini ntiyatwibye mwa. Niko Godfa. Inkuru ya Platini iteye agahinda yireke. Ubu se ntiyatwibye? Inde? Platini yaratwibye reka. Platini biriya ni ukutwiba, biriya byo kuza kutubwira ngo ugiye gukora mariage. Platini yadukinnye fundi iguruka. Yes, yari fundi iguruka nyine. Ariko we bamukinnye kazungu narara. Buretse gato uzi ko umujene urukumva madamu inda yagiye yabaye naravuga ati sheri ngujyane mu maso yanjye. Reka gane my brother. Ntabyo uzi. We ngo yaratwite atwitira brother we. Noneho Platini akavuga ati yo musaza wawe noneho muje mubyara uruva ni mubyara we kazini wa hafi. Ngo niwe ndi kumva nshaka kureba nashaka kwihumuriza icyuya cye. No kuvuga ngo urabwa kuri umudamu twita akihumuriza icyuya cy'umugabo we. Twamutinyira cyase w'umwana. Noneho we yumvaga ashaka icyuya cya kazini. Burya kazini niwe mutinda. Ntabyo uzi. Oya umva se narinzi oya hari undi musore ngo ufite akabari mu gisimenti noneho babanaga mu rugo. Yafashe kwa kundi ukora ubukwe ugafata mu muryango w'umugore ukabazana iwawe. Yaraje umva ikintu ngo cyamushenguye kurusha ibindi. Ngo indi itameze neza. Yumva akeneye icyuya cya mubyara we. Yabafatiye icyumba muri Serena, ibyumba 2 muri Serena. Wari gutegura ibitaramo cyavuga ati kuze take your sister mbabarire kabisa niba muri kumwe bimeze fresh mujye kuruhuka ku mazi. Unasikia? Sio kubyumva? Ndabyumva we mana we. Ariko Godfa zinkubeshye sibyo? Ngewe hafungwa kazini cyangwa se ngafungwa. Reka nkubwire Jay. Yavugisha ukuri. Niwe dusanga jihad. Reka ngusobanurire rero aho ngaho urumva aho ngaho rero wowe urumva ko ugifite urugendo uracyafite urukundo nge ngusobanurire Jay. Aho kugira ngo nza umugore ugona. Nabana n'umugore unci inyuma. Reka bazi ikintu kimwe Jay. Ukundanye n'umukobwa. Afite aba ex 7 cyangwa 5. Mukundanye uyu munsi.
umutima urahagaze ngo agapipi ngo yagatanze bro, ntabwo njye kanya mbivuga kandi noneho for information ngiye byanambayeho, ntabwo njyewe umukobwa yanca inyuma. Kumva ntabwo umukobwa yanca inyuma. Guca inyuma nta muntu utaguca inyuma mwa. Ntega amatwi ngusobanurira ntareka nagize interuro yanjye ariko murangiza interuro. Ntabwo umukobwa yanca inyuma. Uzi urugero byambabazaho nk'umuntu wanyimye manigana akayiguha. Ziri kunyumva? Ndabyumva. Ni izina ry'Imana njyewe n'umugore wanjye tuzaya tuganira nanamushakiye pasi nayimuha. Bro, niba habaho agasuzuguro ka mbere rero buriya nkubwiza ukuri. Je Wumva ngo umugabo yaje agusambanyiriza umugore. Niko gasuzuguro nyine umuntu abaguciye amazi bya nyabyo. Umva ngusobanurire Jay. Nta mukire usuzugurwa. Shaka amafaranga. Jay reka nze gusobanurira ikintu udashobora urabona kumena amazi uzi kumena amazi ku mabati baba ugiye kuyatega tagwa cyangwa ugiye kuyayora hasi. Umugore ugomba guca inyuma. Bamurongorera mu modoka muyirimo mwembe utwaye kuri ruhande bakayimushyiramo. Ntabwo warinda umugore. Kandi ikintu ngiye ku makuru mfite ntabyo nzi, hari impamvu zirenze imwe zatuma umugore aguca inyuma. Kankubwira ukuntu umugabo bigoye kugira ngo umugore we amunyure 100%. Nuko ibingibi nukuvuga ngo ugomba kuba wishoye muri financial stable, sibyo? Batamushukisha amafaranga. Nuko ugomba kuba ufite akabandana nka Niyo Bosco. Ibyo ni icya kabiri. Nuko ugomba kumubonera umwanya wo kumuhakeya ibyo bintu bitatu. Godfather rero kaza nkubwiza ukuri bano bakobwa ngo bagira abantu urumva bita ngo ababesto urumva. Noneho abo bantu nibo bajya banabwira ngo n'ibibazo byabo ngo byo mu ngo zaho bagiye gushinga ingo urumva. Uwo mubesto ni nawe ubugusambanyiriza umugore. Va ku by'umubesto kankubaza ikintu kimwe. Uzanye umukobwa afite umuhungu bakundanye imyaka 3-4. Urukumva? Wowe 90% yo kubana nawe ni ubushobozi ufite. Yamukoreye buri kimwe cyose se yamuhaye mu biganza y'ibyishimo. Wowe gutanga ibyishimo ni ukumuha sheke cyangwa kumuhereza amafaranga ashaka n'ukagenda ukakadubika iminota 30 cyangwa 5 ugatumuka. Anyway, tukumvikana ikintu kimwe kwaza tureke turi kwiyarira ijambo. Abantu tutaza kubangamira igitsina gore kiraho. Mumbabarire ibyo ni ibyifuzo bya cyangwa n'ibitekerezo bya twebwe nkanjye. Gusa nanjye ndavuga ngo nkanjye nk'umugabo kandi nta mugore ngira. So ibyo gushakana n'ibyo gukundana urimo kumva abagize amahirwe barakunda bigakunda urumva. Ugize amahirwe byakunda, utagize amahirwe baririmba urwo ubonye urimo kumva. Yewe niba hari umukobwa twakumvikana gusezerana ivanguramutungo urumva nkamurongora akitunga urumva akanyemerera ko nitubona byanze tuzicara tutabanje kuraburiza cyangwa tubizanemo leta urukumva agacaha azambwire tubane. Ibyo se yabyanga nta byivangamutungo. Ibyo ni ibintu bisanzwe. None se byivangamutungo tukabana gihabara. Buretse gato ugira ngo hari umuntu wundi w'umusore ukigura ikibanza ngo akiyandikeho. Ibyo ntibikibaho. Mwashyizeho ubwirinzi. Uzi ko ngiye n'imodoka yagira i Kigali itambaho. Umva aba bana buri gikintu bagukurikira byabaye amabandi. Aba bana nta rukundo mukigira. Mujye mugenda mucyane. Aba bana ariko kugira naho ibintu byose nta na kimwe wiyandikaho. Ye umva se aba bana b'abakobwa nta kintu na kimwe abagukundira ufite aba yikurikiriye ngo wadufata afite akabanza za Bugesera
ariko urumva none abanakubara ngo abanakubara ngo ibyo nibyo ibyo ari kuvuga ibyo ni ibintu oya ntabwo ari mwishyizemo byo umva mubwira cyane tutari bwemeranye nawe ari Kigali se bameze tutari bwemeranye nawe ndabakubwira bano bana baba banakubara ngo mumbwire neza uzi imibare yabo aba nabo mu Rwanda uzi n'imibare yabo baba baraburiye se ese ntabwo ntabwo mu Rwanda nose ko mubivugiyemo mwese turabigira dute ngo nk'ubu ngo dufata apfuye cya kibanza nahita nkigurisha ibaze ntabwo babara ngo nk'ubu dutandukanye nk'ubu apfuye wayazi ibyo ngibyo bibaho ariko biba cyane cyane kuri bano bakobwa bashaka ubuzima bwiza uretse gato nyereka umukobwa w'i Kigali ushaka gukora udashaka ubuzima nabo bwiza nyine bashaka ubuzima bwiza batakoze urakoze cyane gusohokera shopping off champagne ze mfunguka urakoze cyane kwa kundi kugenda ngiye mbahoramo kugenda nyine mu bari agapostinga snap akemeza ubwo niba twagiye bakunda gutravelinga wemera ko abo nabo ubona uyitonde kwa ko mba mwiti nyinshi neza wowe wabaye umugore tuza tukubwire twebwe ibyo duhura nabyo okay nesa reka noneho kiba gitangaje giteye ubwoba ubwo ngubwo abo muri gura nabo barumva yego abo muhura nabo turi kubwira abakobwa ntituri kubwira abagore ndugu ikintu kiba giteye ubwoba umukobwa umva ukuntu ameze umukobwa arabanza akakiguhereza igiki man hamwe nyine umubwira utingiye kugura akabanza nyine ikintu aba ashaka ubundi cya mbere nuko umubwiza ukuri iyo abona rero nta kintu kubika nyine nta kintu ufite no kuri konti uzi binakora atangira kugenda kwima umwanya gake gake ukajya umuhamagara akakubwira uti buretse urakoze cyane noneho ikintu gihita kimubaho akavuga uti ntabwo aba agufite wenyine ahita agenda agahereza wa mwanya wa muntu noneho sasa ariko se Godfather baretse nguhereze urugero uza abakobwa bangana bambwira ngo nzabahuze na Marishari wuhe Rio Estate oya kubera ko urumva baba bazi ngo ni umunyabiceri none se ngo bajya ngo bamusuhuze oya baba bumva bamenyana maze agapfa vuba ngo akagira ibyo abasigiye umaze nkubwire hari umujama ejo bundi wakoze ubukwe urumva ahereza ikintu cyose umukobwa yashakaga cyose nyine kibaho arabimuha pe umukobwa rero akajya anabyakira avuga uti byanditse no mu mazina yiwe ntaribe none ahantu umukobwa abera mubi akajya mani yanga kumubyarira ngo asa nabi akaba afite akaniga nkanjye hano gasa neza urabona ko uduhereye dupfumuye urakoze cyane bivuze nkaba nikoreza mu kintu bise umutwe wayo ngo ariko mani ntabwo witeretse buriya ntiwiteretse Brenda itonde banda wumvise umwana wa mbere avuka atari umugabo kuko akenshi na kenshi mwe impamvu mutabizi barakubwira umwana umva ukuntu bakubwira se iyo umwana atari uwabo batangira kukubwira Yesu we mbega umutwe waribyaye iyo umwana ari uwawe ibyo ntabwo babivuga noneho bafite systeme bano bakobwa bagara abandi bantu ngo bise ngo abamama ngo bakuru abo bamama bakajya bakubwira ngo mbega ngo reba mwirugu we urakoze reka mubwire umubwire ntabwo ndi bumuvuge ariko sinanamuvuga umva mubwire njye nagiye Platini nyine ndamuvuze pe ariko nyine imana imbabaye kuko ariko byarabaye nagiyeyo ngo reba arimo baragufotoza muri studio umva muri studio duhurirayo ngo mana we waribyaye Platini afite akanyamuneza shaka after a few moments later ibintu numvishije narihebye bakubwira mwirugu ngenzo babwiye mwirugu n'umuvandimwe wanjye sinamuvugana uriho bavuze ikirenge se ngwino nirya wibaze kugira ngo umwana muse kwino ibaze umubiri wose ino ryagaye noneho Godfather
noneho ibi diaspora abahungu babibyarira nka Benda buriya afite umva se nka Benda buriya afite nk'ibikobwa nka 6 yateye amada bifite abagabo b'aba diaspora bahora babwira ngo yewe ngo noneho ngo umuhungu wawe gasiga ahora kurota umwana w'amezi 6 asigaye njyewe ndakubwiye naboneye ko ibintu bitoroshye gusa njye nzarongora ibindi byose niyo mwabivuga njye nzarongora ndabizi. muzasubire muri la video yandiba umuntu bro. icyaba cyose rega natwe ntabwo turi perfect, no one perfect, ariko ikindi kintu gitangaje ni ukubona ukuntu umugabo yahize ibintu mu myaka ye y'ubusore akima akigira gutya agahura n'umukobwa bita subu namwitiriye zina akabirya akabinywa akabimara. Njye none hari nabo urumva nkanjye nk'uko yakomba nikorera mu mbari, hari nabo njya kubona nkabona rwose agiye mu bazanye ikarita y'umugabo tukanywa natangira no gutaka inzara kandi nashonje. Urumva mwe mwicara mu kazinywa mwe ahubwo murumva ari mwe yego iby'umufusa ari utabiryaho ngahibaze uko rero burya iby'abandi niko bazarya ibyawe. Ariko sha babyiyoreye neza uzi ibintu by'abantu bariye ko ari uko umuntu ahinduka erega umuntu agera agakizwa mu kanya nesa ntabana n'umugabo ariko ntavuze ukuntu ngo akeneye ibya ntabwo mwumvise kaso wiyankuramo. ariko nyine ikintu cyiza nta kintu cyiza gishimisha nk'igitsina gore nta n'ikibabaza nk'igitsina gore. Ibyo bintu nibyo bibiri ni inzitu. dore gahunda ntafite muri njyewe rero n'umwanya ntafite ni uwo kuza kubabaza umutima ntagira. umukobwa arashimisha uzi ko umukobwa gukora ahangaha wenda uri nko kuri vora waba umeze ngo ayiwe wumva ari we wadanje nyuma after nyine ukajya ugenda mu modoka umeze ngo sha ukubita kuri vora abagabo bavuza induru mu modoka ari bonyine ni benshi. uzi ukuntu njya mpura n'umugabo kwa kundi muri feruje nkabona umugabo afite umujinya ntabwo ashaka kureba ku Rwanda arimo arakubita kuri vora ngo urumva. ariko ikintu gishimiye iyo ufite wenda udufaranga duke naribi, ariko iyo haje umukobwa akavuga uti hari ukuntu umukobwa amana akubwira uti niweho mbona gusa kugira ngo nabyemere fata phone yanjye ucekinga kuba niweho habona wajya ugenda ukabira ukanamuhamya ukavuga uti uriya ni njye reba nimba murahita mugenda cyangwa tugakomeza story nuvaho gute mpindure telefone murahita mucaho cyangwa ngumeho agumyeho ra ko ubona akajana kuzuye simwuje neza yigumisho yayikureho kumsa turagera ku ijana turagera ku ijana. yo njyewe ikintu kimwe cyonyine cyatumye nzinuka ikintu bita igitsina gore twavanye n'umukobwa urumva muri Amerika nako n'umuhungu muri Amerika agiye kurongora uri kumva turagenda nyine tugenda kumutahira ubukwe n'ibiki byose noneho ajyana n'ibintu by'ibirikeri byinshi kwa kuko n'aba diaspora ubugira ngo mu Rwanda nta rikeri zibayo akajyana igikapu cy'amarikeri sibyo ibyo bintu bibaho ukabona umuntu yakuzana ikirikeri yazanye igikapu cy'amarikeri none tuba turamanutse tugeze i Nyarugenge tumaze kugera i Nyarugenge wamushera araza urumva wamusheri we nyine araza bagomba kurwubaka n'urumva nawe nibwo yarakibona uwo mu diaspora ako nyine noneho bagomba guhita banakora ubukwe muri uku kwezi nyine ebane umujama tubona umukobwa waje kumureba ariko abahungu bazi kureba neza baramubwira ati ariko umukobwa ashobora kuba atwite urumva ati umukobwa ashobora kuba atwite atuzacunge neza
baravuga ngo wapi ngo ngiye ngo turara tuvugana n'ibyose ngo nta nubwo ya mushuri wanjye ngo yabona ngo ukuntu ngo ajya mu biryo by'abagabo ngo ngiye ngo ariyonete kuri ngewe urumva mbaza ngo umukobwa yabyaye inda y'amezi angahe atandatu amezi atandatu yabyaye inda y'amezi atandatu iyo nda ntibaho urumva ubundi yagombaga habuzeho gato yabyaye inda y'amezi atandatu yamushije umuhungu mu kwezi kumwe urumva ni ukuvuga ngo yahuye n'umuhungu afite inda y'amezi atandatu akamurimanganya akavuga ko abyaye primature amezi arindwi noneho agakoryo kaje kubaho kwa kundi ukuntu abadiaspora bashakira umugore ibyangombwa n'ibiki byose hari aho bagera bagapima na DNA rezilita za DNA bapima n'umugabo basanga zirimo ziramuhaneya abazi igifaransa neya bazi icyo bivuga ni ukuvuga ati wowe nta n'ikintu wigeze wongera ku mivukire y'uyu mwana ntawe umuhurira uri kumva icyo gihe rero nahize nzinuka ikintu bita igitsina gore ndavuga nti tugiye kujya twibanira nyine gisore nk'umuntu waje kunsura akahatinda nawe uri kuvuga rwose ngo ngenzanye imbere y'amategeko mw'abantu mwe kereka nyine ari umwami Yesu akongera kohereza Mariya Madagare ese ko mutari kuvuga ko mwamurekeye je wenyine je na Kobe abandi dore abakobwa ukuntu baturamye nani kiramana urahari dore ibikobwa ukuntu abakobwa ko muturanye ko muri kutubaga gutyo turi kumva ku mushyiraho challenge nawe yangewe ngiye nzarongora mani bitinde bishire kandi umunyakigali ngewe ntabwo nyine ubu nurabona umuntu avuze ngo agiye guhumiriza kujya kurongora uzajya kwirongora bano bakobwa bacuruza za mitiyu bro aba bakobwa b'i Kigali ngo batereke inzara ngo barara ngo kuri za live bakubwira ngo njya nudozi bro ukimara ngiye no kuvuga ngo nudozi karite y'umukobwa iba yarangiye ngewe biba byanarangiye umukobwa ndabeshya nesa wa mukobwa ngo nudozi zanjye zashize mabere nyoko nta nubwo uzi guteka ngo inzara ni 50,000 cyakoza kwigondera umukobwa sha biragoye muri no Kigali nanjye noneho mba ngomba kuba ngo nanjye nsukana uko nabukuyeho ibyo bintu nyine bigomba kubiproviding byose ugomba kubikora uzi utabikoze se ajya kubikora ahandi kandi abikoze ahandi ni handi utangira no kurya bikajya bikunanira reguza impamvu se abakobwa babonye yuko mubona ibyana byiza mugahindukira uri kumva burya nibwo umugabo kuko nta mugabo udacitinga byo kirazira yego niyo mpamvu rero abakobwa bose basigaye bashaka nabo gusa neza ngo nanagufatisha nawe ujye umureba uvuga ati buriya umuco wo gucitinga ni umuco w'abagabo ni umuco usanzwe uko ngira ngo wenda muranabyibuka abantu basoma Bibiliya uri kumva umugabo bita Dawidi icyaha yakoze ntabwo cyari icyaha cyo gusambanya umugore w'abandi icyo ngicyo nta nubwo Imana yakibazemo icyaha Dawidi yazize icyaha cyo kwica umugabo w'uriya mugore ariko kumucumita nta kibazo cyari kirimo umuco mubi oya nibyo ariko bikubye oya ku mugabo biremewe ariko kugira ngo ubone akagore kandi umuco mubi umva ntacyo mbijeje urwumva uko twega abagabo akabuno kose ubonye uba wumva wakamena gahiyo none se ariko umwobo wose siko winjiramo ifu ku mana abagore n'abana beza mana sha n'abana beza pe yewe rwose simbabeshye ni abana beza wenda nuko umuntu agira ibyago bitewe n'imivumo y'iwabo agakurikiranwa wenda n'abatarimeze neza bagagenda burari nabo ariko n'abagabo si abana beza bose
Gleya ndagusuhuje. ariko nk'ibyo bintu mba mvuga mfite imyaka 20 ubu nzagira 30 mvuga ibingana bite ino ikiganiro Faxman, thank you so much Faxman. ibaza ibaza ukuntu Godfather ababaza ngumukobwa uhora urara live ngo reka oya uzi ko abakobwa bose b'i Kigali nasanze Amza, n'umwe ugira thank igitekerezo you cyo so kuba much. yashinga nk'indi Munyuzurize business 15 ndabura gatoya cyane. nta n'umwe ugira igitekerezo cyo kuba yashinga indi business bose business ni liquor store ariko urabazi we hari business bagira ni liquor store nukubwiye ngo arakora Funny, thank you Gianni, thank you so much. nukubwiye ngo arakora hosting Funny, thank you Gianni, God bless you. noneho ubu ngubu abenshi bamaze uburaya basigaye barabwimuriye ngo mu budije ngo ngewe ngo Amza, God bless you Amza, God bless you so much. ngo ngewe Natari ese ukora iki ndi umudije kubera kwirarira mu kabari no kunywa amayoga y'ubuntu ese kudatera imbere kandi uri umudije Musenda arabaga ese sibyo ubwo Eganago. ngo buraya barabumodernije Natari akazi keza si umukobwa yakubwira akora ukumva naribi nk'inyaka nogewe umukobwa ndamutse ngo ngiye guheza 300,000 n'urugero sibyo ugahita umbwira ati okay sawa ngiye gutangira kugeza akarenge uri kumva njyana imodoka kujya kurangura ibitoki ibirayi mfata ahantu uri kumva ibishyimbo nze mbitereke muri karitsiye iyo ni business yihuta kandi itangiza amafaranga make cyane uri kumva nyine gucuruza imyaka siko bimeze cyangwa se agafata amafaranga 500 agafungura agasarode kwa fire k'abagabo gasanzwe ko muri karitsiye ziciriritse agashaka abo kwa feri nka 3 bakajya bamuverisa icyo 5 cyangwa 7 ku munsi ayo si amafaranga meza i Kigali. uwo mugore niwe ushaka wabasha gukora ibyo ariko uwo mugore niwe nshaka rero ariko kuvuga ngo urajya kuzana ngo umukobwa ngukubwira ngo ngewe ngo ndashaka ngo nails shop ngo ndashaka ubundi ukamwiriza mu birayi. uwo niwe mugore ubuzi ba mere bakoraga kera ukajya kubona ukabona mubayeho muranize muranarangira. Thank you Rukara. Rugomba ariko kuvuga ngo ndazana ngakagore ngo kirirwa ngo kuri TikTok. Bravo. Ngiki. Uri kumva ibyo bavuga? Ngiki. Mani ishimwe utabyumvishije. Genda yungura ngira ibyo mfata ibindi nkabireka. Gusa inama zo za business zo nazakiriye. Urakoze cyane rata. Wabyumvise umwana kuneta umwana akuyemo ikintu. Ariko kuvuga ngo ngiye gufungura ngo nails shop ngo urabona ngo liquor store uri kumva ngo none ngo abajama bose banjye ngo n'abashuti banjye ngo najya mbabwira bakaza kuza kuhanywera naguhereza nk'ingero z'abantu babicuruje ibyo bintu murabyibuka ari umukobwa wacururiza gusa nkuza mu kugi cyiciro ubundi wajya ukubitana na cya cyana gifite zanzara kiba kuri TikTok n'iki ukagiha ibiceri bifatika kugira ngo ngisambanye muri kumva ukuntu urumva mubara nabi nese ubundi aho ugiye gucomeka n'ubundi ku mugore wawe ni wacomeka amazi uretse gato kubwira twebwe abagabo ukuntu turemye tuba dukeneye umuntu mushya mu maguru urugo we mupfuye nabi Benda. Karame. Meze bite se mwana kuri kwayura urananiwe. Nesa naryamye kabisa. Nesa. Yaryamye ku manywa. Ubwirwa n'iki rero ko umuntu ari mushya. Karame. Uriya nuko hari story nasimbutse. Yahamwe wakubitiraga bitkira. Heheze. Hariya nyine ku kazi wacu. Ariko wazahaye abantu amavideo n'amafoto.
iyo story uri kubabwira barashaka kuzayibona live man. Gereka kubabeshya. Thank you. Ask your grandfather. Thank you. Benda Shama. Abana. Twarakuze tubabaye. reka nkubwize ukuri sibyo Mm. mu bakobwa bose b'abanyakigali uri kumva nyine ushobora kurebera inyuma ukagira ngo ni indaya ariko bafite ubwenge. Umukobwa umwe rukumbi niwe wenyine navuga niragiye umwana bita Gagagayira. Uri kumva? Gaga ni wa mukobwa wihiringa bro, warakora ashobora kurenzaho wenda n'iby'abagabo simbizi, ariko arihiringa mutubi abacuruza amafi, abacuruza ngo ibibonde ngaho afite agashopu k'imyenda. Urumva? Kwihiringa rega. Ntagategera mu bagabo gusa. Urumva? Ngo no guhostinga ngo no kujya gushyigikira. None hari nk'igihe umukobwa akubwira ngo tugiye gushyigikira ngo umushuti wacu ngo ahantu ya hostingi, Akakubwira ngo arashaka amafaranga. Ariko gasuku bamubariye ko. ntabwo Ntabwo kujya gusapotinga babyita support. ngo agiye kujya kumushyigikira, kumbi nawe agiye kujya guhigira y'ibiceri ngo arebe ko abagabo bamureba. Ugasanga ngo agiye gushyigikira, ngo agiye gusapotinga band. ngo tugiye gusapotinga. Buretse gato ngiye gukaraba, ngiye gushyira muri mute, ngiye